muri gukora inkuru, muri gushyushya inkuru, ibitangazamakuru, abavuza amajosi akaza yaragiye gusamara. Mwebwe mubikora gake, mwabikoze gake, arabibarusha. Uwo mugande ngo azaza avuge ko twasambanye atananzi, bakamuha misiyo bati dukurikije n'igihagararo cyawe genda uterete mama Sharirene muri chat, muri video call, umuhamagare. Ndabashoboje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko mumeze neza, Imana ibarinze, kandi nanjye ndamahoro n'umuryango wanjye. Ndashimira Imana, ndashimira Imana ko bwanjye no ku bwanyu, kandi ndashimira Imana ko iduhaye uyu munsi, kandi uyu munsi Imana ibuduhaye kugira ngo tuwugiremo umumaro. Nta kindi Imana ijya iduhera umunsi Imana iwuduha kugira ngo tuwugiremo umumaro. Nicyo gituma Imana ihora idusiga buri munsi. Hanyuma rero ndasuhuza abakunzi banjye mwese aho muri ahantu hatandukanye, bifuriza umugisha w'Imana no gukomeza kugirirwa neza n'Imana. Muri aka kanya nta kindi kintu kinzanye, nje kuvuga ku bintu bya Sabe na Ngwino. Kandi ikinteye kubivuga nuko nta kindi cyatumye Imana ituzana hano. Iyo ari ibintu umuntu abona akwiye gutangamo isomo, abantu bakagira ibyo bunguka, umuntu arabizana, kuko ntabwo tuzarekera izi mbuga nkoranyambaga, ntabwo tuzazirekera Satani ngo akomeze akore. N'Imana iri muri twebwe igomba gukora. None aka kanya hari ibintu ushaka kuvuga muri ibi bibazo Sabe arimo na Ngwino na Claire. Bantu b'Imana, nimube maso kandi murinde ubugingo bwanyu, murinde n'indimi zanyu, mwirinde, kuko Satani yateguye ubundi buryo bwo kubarindagiza kugira ngo mudahugira ku bintu by'umumaro. Niyo mpamvu mubona Satani asigaye abashakira inkuru. Murabona ko izi mbuga ntago zikiberaho zidafite umuntu ziri kubagagura. Ariko tuvugishe ukuri, hano iyi nkuru yatangiye ngo babonye video ya Sabe yavunitse. Kuvunika kwa Sabe kumwe mwayibonye ni igisobanuro cy'ubusambanyi, ko Satani ari umugome? Ubu se mbabazi, bibaye ibyo ko abasambanyi bose bavunika, cyangwa bibaye ibyo ko Imana igihana abasambanyi, ubu Imana yari guhera ku maguru ya Sabe? Ntiyari guhera ku maguru yanyu? Ku munsi yavunikaga iryo joro abantu ari amasaha babikoraga bangana iki? Ese imyaka mwebwe mumaze mubikora si myinshi? Ese umuntu afite ikibazo nka kiriya, birakwiriye ko tuza kuri kamera tukabigira ibyishimo, tukabigira umunezero, bikadushimisha, tukabivuga duseka, tukumva tubonye inkuru, tukumva turanezerewe? Ese ibi bintu murabona bikwiriye? Birakwiriye ko umuntu agira ibyago, naho yabigira avuye gusambana, naho yabivugira avuye mu bintu bibi, naho yabigira, birakwiriye ko dufata umuntu hejuru y'umubabaro afite, umuntu w'umugabo wananiwe no kwihagurutsa aho yarari. Birakwiriye ko tuza tukamujombagura, tukamutagiza agakiza. Nibura ntimwagira n'imitima myiza mwavukanye. Reka hamparenge cya kabiri, ngo yarari kumwe n'impanga. Ibi ni ibintu nagiye nibaza, nkavuga nti ariko ikosa riri muri ibi bintu rituma isi yose ihaguruka, abagore, abagabo, n'abatazi kuvuga. Nge nabonye baza kuvuga, n'abatagaragaraga kuri kamera bose baraje barahaguruka barahagarara. Icya kabiri,
ngo yari ari kumwe n'impanga, yari ari kumwe n'impanga, yari ari kumwe, n'imbangwa ari ngwino, sinjya menya kubatandukanya, yari ari kumwe na ngwino, yari ari kumwe na ngwino. Ubu se reka nze mbabaze, ubu kuba umuntu ari kumwe n'umugabo, kuba umuntu ari kumwe n'umugore, nabyo azabizire? Abagabo mujyana mu kazi, abagore mujyana mu kazi, ubu bose babaye abagore bawe kubera ko abantu bari kumwe, kubera ko abantu bakorana, kubera ko abantu bagendana, bihindutse ko ari abasambanyi bari gusambana. Kurya mu bikunda, kurya byabatwaye imitima. Nta bindi bintu abantu bashobora gukora bitari ubwo busambanyi. bari kumwe, byabaye bari kumwe. Ubu se wowe ntabwo byakubaho? Ntabwo ushobora gukora impanuka uri kumwe n'umuntu w'umugabo cyangwa uri kumwe n'umuntu w'umugore? Ubu se uyu we abijemo gute? Hari ibintu tudakwiriye. Yego byabaye, bari kumwe, byarangiye. Kuki se bihita biba intambara? Kuki biba intambara? Ibitangazamakuru byose bikandika bigashyushya ngo basambanye. Ibi bintu se murabona bikwiye gushyigikirwa? Ibi bintu murabona ari ibintu byiza ku buryo mugomba kubihoramo? Hanyuma rero ngo twabonye indi video. Twabonye indi video yasohotse kuri Sabe. Mwabantu, kubiriya video yindi yaraje, Sabe ari kwiruka, muzi yarirukankishijwe n'iki? Naho ibyo bintu byo gusesengura n'ubu nge ntago nje gusesengura, muzabirekera umugabo witwa Yesu. Niwe ureba ibintu bitagaragara, niwe umenya ibintu bizaba n'ibyabaye, niwe uzi kubisesengura kuko niwe ubuzi naho byaturutse. Ngewe ni inama nje gutanga, naho umuntu yaba yabikoze, naho byaba byabaye, ntabwo abantu mwemerewe gukora ibintu inkuru nk'izi, ntabwo mwemerewe gushyushya inkuru muri ubu buryo, ntabwo mwemerewe gushinyagurira umuntu ubabaye, ntabwo mwemerewe gufata umuntu ubabara muri buriya rwego ngo mumugaraguze agati, ngo mumwice urubozo ahagaze, uzi neza ko umutima afite ari nawe ufite. Ngo twabonye indi video, barekuye indi roketi, barekuye indi video. Hanyuma siriya video barekuye Sabe yirukanka, muzi yari yirukankishijwe n'iki? Urabona umuntu w'umugabo ashobora kwiruka kuri adafite ikintu kimwirukansa? Ese kuki mwumva yuko yirukanse kuko bamufasha ari gusambanya? Kuki ari byo mwahise mutekereza? Kuki ari byo ubundi muhita mwimajina? Uzi ko ubusambanyi bwabakukiyemo, ubusambanyi bwabakukiyemo ku buryo mwumva ko nta kandi kazi abantu bakora. Yaravuye gusambana. Ese ubundi kuki gusambana umuntu nimba mwumvisaho ngo yasambanye, kubera iki bibatangaza kandi muri inkoramabi zirirwa zisambana ku manywa na nijoro? Kuki ubundi mubigira ibintu bikomeye kandi muzi ko namwe mubikora? Ese mu bantu mwese muri gukora inkuru kuri Sabe, muri gukora inkuru, muri gushyushya inkuru, ibitangazamakuru, abavuze amajosi akaza yaragiye gusambana, mwebwe mubikora gake, mwabikoze gake, arabibarusha. Kuki Imana itabanje ngo ivune amaguru yanyu? Mwebwe nkurikije n'ukuntu musambana ahubwo nta n'urugingo mwamusigaranye. Nkurikije imyaka ubikoze, nkurikije ukuntu ubikora, wowe ntabwo Imana ahubwo yari yavuna wowe yavuna amaguru ikavuna n'amaboko. Ntimukarebera ibintu ngo mubishyire mu marangamutima yo gushaka gukorera amafaranga n'ubugome muba musanzwe mwanga umuntu mu mutima, ngo mugende mufate ibintu mubishyire hariya. Hanyuma bose mbabaze bantu b'Imana, ubundi umuntu atageze ntanagereranya. Ubundi reka tubyemere ko byabaye. Ntabwo muzi ubugome busigaye buriho muri ibi bihe. Ntabwo nje kuvuga ko atabikoze, sinje no kuvuga ko yabikoze, kuko ntabwo nigeze ngira gute, ntabwo nigeze mubona
uri kumva kandi nge naho namubona hari ibintu biba bitakureba wabibonye nyine byabaye nimba byanabaye birakureba se ntabwo hari ibintu bitatureba by'umuntu ariko nimureka rero mbabwire urwego ibintu bigezemo ngewe kuko mbizi abantu bageze ku rwego rwo gutangira abandi amafaranga kugira ngo babashakeho amakuru yo kuza hano kuri kamera ngenzi neza mpagaze kuri abiri ukuntu abantu basigaye batanga amafaranga kugira ngo bagenze runaka bamufatire mu ikosa barizane hano kuri kamera mwabinkoze gake se mwarabinkoze kandi naranabimenye ariko ntabyo muzabona abantu bafite ubugome kuri izi mbuga nkoranyambaga umuntu aricara akareba Sabe n'isimbi ye akumva yamuhambana nayo ejo bundi yishimiye ko yujuje miliyoni kuzuza miliyoni y'abasubscribe ubuhembwa na menshi kuzuza miliyoni kuri iyi mihanda uri kumwe n'amenyo ya rubamba hano hanze hari abantu badafite gahunda yo kujya mu ijuru bamanuke piyi babagome bica abantu bahagaze babitegura kuba uri kurira kwawe bikaba ibyishimo byabo hano hanze hari abantu umuntu ushobora guha ibihumbi 50 ngo genda umunigira agahita aguhwanya nabarakare Satani yasutse imbaraga zikomeye mu bantu z'ubugome n'ubushinyaguzi kintu kimbabaza nuko barokore muri kubigenderamo ubu twese hano turi baba barimo kutubara ngewe bigeze bana ngo uwo mugande ngo azaza avuge ko twasambanye atananzi ngo nagiye ibugande kandi kuva nabo sindagiye ibugande nigeze ngenda ngarukira igatuna hano ikabare ngo twasambaniye ibugande barabipanga nasenze amasengesho y'iminsi 3 ndimo gupanguza iyo migambi ejo bundi abantu barampangira mwabagomemwe barampangira ngo bazafata ifoto yanjye banyambika ubusa ngo ndi gusambana bafite ukuntu babikora bakakwerekana ngo uri gusambana barabipanga ninjira mu masengesho ntarya ntanywa ndi kwikiza imbaraga ubu muzi ukuntu nirirwa mu masengesho yizi nkozi z'ibibi ziba hano ku muhanda mama Sharirene tubonye inkuru ye aryamye mu matuza y'umugabo byaba ari sawa aba bagome ngende kubabwira bagaha umuntu amafaranga bakamukodeshereza n'imodoka bakamuha misiyo bati dukurikije n'igihagararo cyawe genda uterete mama Sharirene muri chat muri video call umuhamagare muri ibyo byose ntuzabura amakuru tuzanira ipu ntimuzambone ayo makuru nkajya ku mavi gasenga nkabwira Imana ntiyo migambo yirogoye hari igihe dusenga Imana ikemera bikagera hari n'igihe dusenga Imana ikabikuraho hari ibyo igiye yemera bikatugeraho ntiyabyemeye se ubu se umunsi wa mbere abo ntavuze bankoreye inama bafatanyije n'abadiaspora ubu rero umuntu aba yacecetse mukagira ngo ntabitse ibintu bafatanya n'abadiaspora baravuga ngo uriya mugore ngo yigize akaraha kajya he ese yigize akaraha kajya he ngewe hari ikintu nigeze mbatwara babishoramwe amafaranga uwo bayahaye ariyizi haza hano kuri kamera ibyo yahavugiye arabizi nabo bahise bafatanya hanyuma namwe disi mufatiraho muri comment isugutuka mama Sharirene ntimuzi iyo byateguriwe nta natanu babahaye nta natanu mwariyeho abandi bayakenyereyeho wowe uri kurindagira uri mu mandazi utazi n'ibyo ari byo ngo barimo kurimbura izina rya mama Sharirene ariko nta mbigi ihiga Imana ibi bintu mujye mubyitondera ibi bintu Sabe naho yaba yabikoze yaraguriwe bafite uburyo bagiye kubitekenika kuko ngenda ndamwumva imitego myinshi banteze aho bagiye kuntegera muri hoteli imwe ntavuze icyo gihe cika muri iyo hoteli
babaha abantuza babo uburozi ngo ninza bazabuhampere. Ubu ngewe nababwira mukumirwa, ahubwo hari igihe tuza tugaceceka, nyine tugaceceka ntitubivuge. Muzi ngo tuvuga byose, twe ntituvuga byose, hari ibyo tubika. Ariko Imana ntizabura kubagirira nabi. Umuseriveri bamuha amafaranga ngo azampe uburozi, urumva, muri iyo hoteli. Ariko hari ukuntu twebwe duhamagara Imana ikaduha amakuru. Nizitagira imirizi Imana izikomera isazi. Ahubwo kuba mutarumvise ngo Sabe yapfuye, ibi bintu ni Imana yamwongereye imyaka yo kubaho, kuko ntabwo abantu bose basambanye bapfa, nta nubwo bavunika. Mumenye ikintu cyihishe inyuma y'ibi bintu. Baradupangira, n'ubu baba bari kudupangira. Wajya kubona ukabona umudayimoni w'umugabo arakwandikiye, kumbi hafitanye tageti n'abanyamakuru. Gusa amahirwe ngira, hari ibintu utansangamo, ngewe abirirwa badushukisha amafaranga. Mbwira amazina yawe yo kundangamuntu ngo kugira ngo baduhe amadolari. Wanyeretse agafoto kawe wambaye kora, murakatsindwa n'Imana ya Isiraheli. Mwagiye mureba se amatako y'abagore banyu. Mwitonde kuko ibingibi biba byatanzwemo amafaranga menshi. Hanyuma rero ntimugafate umuntu ngo mumufatanye n'ibihe arimo. Mwese mumubera abagome, mumubera abicanyi. Njye mbona izi ndimi zanyu ukuntu ziba zesitaye kuri Sabe, inkota zanyu z'indimi zesitaye kuri Sabe, zesitaye ku mugore we, zesitaye ku mpanga. Mwasaze, mwasizoye. Urabikuramo nyungu ki ko bayariye bayamaze? Wowe wandika comment, wowe utukana, uratuka umuntu. Abantu bariye amafaranga, abandi kuri kamera bari kwinjiza, wowe uri kurya kuri comment ngo uratukana. Nkaho urabuzize iki? Reka mbesoreje hano, nzakomeza mbabwira ubugome bw'abantu bari hano. Mube maso, mwitwararike. Ubundi si umuntu yasambanye bamufasha asambana, bamukorera nk'ibi buri munsi. Mwebwe ntibabafata kuki batabibakorera? Hanyuma ndasoza kino kiganiro saba Imana yo mu ijuru yo kabyara, nimba nyigiriyeho umugisha nawe ukunda Sabe, musenge Sabe akire. Nimusengere Sabe akire, yaba yarabikoze ataba yarabikoze, haracyari ibyiringiro. Muntu se ntakosa akanasaba imbabazi, naho yaba yabikoze nakire, hagaruke ku isimbi. Ntabwo Satani yababarira isimbi. Isimbi abantu benshi bayiruhukiyeho, ku isimbi abantu benshi bahaboneye ubufasha. Ibindi muri kuvuga byo ku ruhande ngo Sabe yaraguhemukiye, wowe se umaze guhemukira abantu bangana iki uri muri iyi si? Kuki wowe utabaye nkawe? Ndababaye cyane. Ibi bintu ntabwo bikwiriye ko dukorera abantu ubu bugome. Ntabwo bikwiriye Karara. Iyo video rwose hoya, iyi video ndaza kubivugaho mu yindi episode. Hanyuma Imana yo mu ijuru ijye baha kwitwara neza mu bibazo by'abantu. Niba bana abanyabyaha tubegere mu rukundo no mu bugwaneza, niba bana abanyabyago tubegere, kuko ibyago n'ibyaha ni ibintu biza mu nzira tunyuramo. Imana ibaha umugisha. Batarakora subscribe ni muyikore, mukoreshe ya comment. Inama n'ibitekerezo birakenewe. Imana ibaha umugisha.